Sura mbaya zilipanua kwa milima juu, na sisi tukapanua kwa majani chini, atitanka zikangoroma. Babandi bapinga rero ngo ntabwo ndi umusirikare. Private, caporal, sergent, premier sergent, sergent major, ajda chef. Asante sana, reka tubasuhuze kandi tubifurize kumererwa neza. Ni Wisdom TV Rwanda, turi kumwe na Yakamwana. Yakamwana, bimeze bite? Ibintu namahoro. Umeze fresh? Zamura kuri iyo mikrofone tukumve neza. Ubu ni tayari kabisa. Vibe ni vibe. Urabona ko nambaye nka senior officer. Senior officer, akarimo ka gisirikare twinjire mu kiganiro. Karimo ka gisirikare. Sura mbaya zilipanua kwa milima juu, na sisi tukapanua kwa majani chini, atitanka zikangoroma na gurunedi zikaripuka, ni vita vikali. Major yitwa Major Yakamwana Gasore Pacifique, niwe turi kumwe mu kiganiro cyacu cya Wisdom TV. Warakoze, niba warakoze subscribe, niba utarayikora kora subscribe kugira ngo tubane umunsi ku munsi. Yakabimeze bitese? Ibintu namahoro, tumeze neza, turashima Imana. Ubundi wabonye rikeye uri muzima, utari mu bitaro, utari mageragere, abari amahoro. Urugo rwawe ni amahoro, rumeze neza? Urugo ni amahoro kabisa, umudamu ni muzima, n'umugore ni muzima, nta kibazo. Umwana ni muzima, ni amahoro, kandi nanjye urabona ko ndi muzima. Abantu meze neza kabisa. Nugushima Uwiteka. Ashana nakubuza sha. Ndashima Imana rwose, n'abantu bose ntabwo meze nk'abantu ubwira ngo ndashima Imana ngo n'abantu bake bandise bo basigiye. Ndashima Imana n'abantu bose muri rusange. Akageje ngo nyabitanga wamutaye mu kiganiro. Ejo ngo nyabitanga wamutaye mu kiganiro. Mboyeje icupa nari narisomye, kandi urabizi iyo nafashe icupa ngewe mfata ibyemezo bidasanzwe. Meze neza handi? Ibintu ni amahoro kabisa, ndashima Imana. Ako yaka, ubu ngubu hari umunsi uzabyuka ukabyuka utakisanga mu nzoga? Inzoga? Inzoga zo kuzireka biragoye bitewe na societe tubamo. Ntibabana n'abanzovu, ubane n'abakanyumbya. Nibi bintu dukora buriya biba bisaba agacupa kugira ngo byibuze ugire n'akanyamuneza, ubone n'akabaraga. Ujya imbere y'abantu nta soni. Burya kujya imbere hano, buriya iyo ndi kuri kamera bameze nk'umuntu uri imbere y'imbaga nyamwinshi, ni nko guhagarara imbere y'isi yose ukagira icyo uvuga. Kandi guhagarara imbere y'abantu ukavuga ijambo nabyo ni Imana. Meya ushobora kumushyira hariya ngo uhagarare imbere y'abaturage agira icyo avuga, iminwa igatitira akarya indimi, n'abantu bakakurambira. Uretse no kurambirwa akagira isoni, akagira icyo avuga. Namwe uzasanga abayobozi benshi kubera kudatinyuka guhagarara imbere y'abantu aba afite umuvugizi, avuga ati ibyo nari kuvuga genda ubimvugire, uravuga ibi n'ibi. Ariko hari abantu bakurakariye, ngo usigaye ngo wirata kuri banzovu ngo kuko ngo wazanye umugore. Ariko se mbirata ngo wabacyuriye ibiryo? Ntabwo ngiye nabacyuriye ibiryo, ariko gusa ntabwo nabacyuriye ibiryo. Saba imbabazi abantu. Abantu bazaba imbabazi. Ntabwo nirata, ariko ntabwo wari ukwirata. Kandi baragukunda n'abafana bawe. Abantu mwe rwose nta rwango ruba rurimo, tuba tuganira, nta mutima mubi, nta beef tuba dufitanye, ni ukugira gusa ngo ikiganiro kiryohe. Kandi bari abantu ni n'inshuti zawe za hafi muhorana umunsi ku wundi. Ni inshuti za hafi duhorana umunsi ku munsi rwose, ntimukabirakariremo, nta mutima mubi burimo. Yaka, M23 se bimeze bite? M23 uyu munsi ntabwo nigeze nkurikirana amakuru, ariko gusa n'ubundi baracyari hariya za Uvira, hariya mu nkengero za Uvira, hafi aho ngaho niho urusasu rukiye. Niba ari fake news, nabonye basohora itangazo bavuga yuko noneho Kongo na M23 bigiye kugirana imishyikirano. M23 n'igisirikare cya Kongo, cyangwa se ubwo na leta nyine ya Kongo muri rusange, cyangwa se na guverinoma ya Kongo. We nibaganire, kuko igihe barwaniye birarambiranye. Isasu rya buri munsi, mubuza abantu amahoro, mubuza abaturage kwihingira, mubuza abaturage kwira mu mirima yabo, muhagarika amashuri, abana ntibari kwiga. Icyo bintu bagiye muri negociation bakaganira. Wowe bundi bapfiki wa mugani. Wareba koko abantu iyo mufashe imbunda mukarasana mukica abaturage, namwe ubwanyu mukicana, muba muri gupfiki. Imana ko yari mu isi ngo tuyibaneho twese,
imana hari abo yaremeye isi ngo abandi ntibayibeho. Imana yaremye isi ngo abantu bayibeho, ariko ugasanga umuntu ngo yafunze imipaka ngo hano ni iwanjye, kandi icyo gifu kizabakoraho. Izo nda zanyu, buri ibi bintu byose bituruka ku gifu n'inda. Gisegeta arajya hariya ngo ibirombe byacu ngo amabuye y'agaciro ngo kandi urapfuka wowe Gisegeti, ibyo birombe ni wowe wabiremye. Ibyo birombe ni wowe wabiremye, ni wowe rikreminere we. Nahise ukajya hariya ngo abantu ibyo bintu zarabyumva mu Kinyarwanda cyangwa umubwire mwiringara ahubwo ngira ngo niryo yumva. Tshisekedi ngana y'ibisiyo tika tribalisme nayo wana tika batu bafana batu balia batu bazara malamu meyo mikolo nyonso olingi okreka bitumba bokota na négociation bozwa solution bofanda nye biro wakobunda bongo bokosuka wapi, biro wakobunda ndenge wana bitumba mikolo nyonso bokosuka wapi, muzagarukira. Ako yaka nk'umuntu agukoreye nk'ikosa wumva ari nk'icyo gihano wamuhanisha? Njyewe se urugero nk'umuntu akwibye, umuntu anyibye kandi akakwiba nk'ikintu cy'wenda cy'agaciro, wenda urugero nk'amafaranga yakuvunye uyakorera akayanyiba, wumva wamuhanisha iki? Unyibye uretse n'ibihumbi 100 nubwo wanyiba n'akantu gatoya, burya umujura bari umujura n'ubundi bawibye. Cyakora nagukubita inkoni nka 50. Inkoni 50 rwose ku kabuno kabisa, ku kabuno ebana nkagashyushye binakubwira haguruka wigende. Rero muri Nyamasheke hari umuntu batwitse uku kuguru kose kubera amafaranga. Kubera amafaranga? Yayibye se? Yibye amafaranga. Umukecuru w'imyaka 83 ahita bamutwika. Umukecuru ari we wayibye se cyangwa yayibwe? Yarayibwe nyine. Yarayibwe umukecuru. Noneho abandi baturanyi n'iki bafata wa mujura atari nawe wanayibye, uwaketswe mbega muri waketswe. Nta nagiye bafite kwari baramutwika akaguru baragashiririza bakoresheje umutarimo. Abantu ko ari abagome. So gushinyagura? No gushinyagura kabisa. Icyo ntabwo ari igihano mw'abantu. Cyo ni igihano wahereza umuntu. Ntabwo cyari igihano wahereza umuntu. Mwese nabica abantu niba bahanisha icyo gihano, ahubwo abo bantu babikoze. Noneho iki kibabaje, umuntu wabikoze nyirizina aza kwigaragaza, aravuga ati ni njyewe. Ariko rero hari ibintu bitaba buriya no muri Kongo. Umujura iyo bagufashe wibye, bana bagutera amabuye mpaka uvuye mu mwuka. Bagutera amabuye rwose mpaka uvuye mu mwuka. Niko bahana abajura bo muri Kongo. Ariko umuntu wo muri Bibiliya wa mugani bigize kwicisha amabuye uramuzi? Umuntu wo muri Bibiliya bigize kwicisha amabuye? Ntabwo muzi. Ntabwo muzi kabisa. Ariko muri Kongo niko hameze, bana bagutera amabuye mpaka uvuye mu mwuka. Ese yaka muri Kongo ngo bajya abantu? Muri Kongo ababonye bari hariya za Uvira se, inyama bakaziteka neza, baramwokeje baramurya da. Ariko rero niba bagezaho kurya abantu, urumva noneho byakomeye. Abantu basigaye barya n'abantu, hariho nabonye rwose bari kumurya da. Ariko we baguhaye inyama ntibakubwire aho zavuye n'aho zaturutse, wakwirira tu narya tanze ibiryo byahiye biri hariya narya. None se wakwirirwa ubaza ngo ni ibiki? Kandi nta nubwo wareba inyama ngo umenye ngo inyama ni iki. Yewe nigeze kurya ipusi rwose nabizi. Reka reka. Hari umusirikare rwose twabanaga w'umuruba wo muri Kongo, twagiye ku kazi, yari chief escort wacu. Icyo gihe twabaga hano i Goma hano ku kibuga cy'indege. Noneho twagiye ku kazi, dutashye nyine tuvuye ku kazi dusanga yatetse utunyama tumeze neza. Yatetse rwose inyama isosi imeze neza itukuye kabisa. Asana umutsima turarya kawunga rwose turarya. Tumaze kurya leta twereka ku ruhu rw'ipusi, ruhu rw'injangwe rwose. Ariko twarariye rwose buri injangwe ibiryoshye bimeze nk'urukwavu. Reka reka. Ariko hari akantu numvaga mu kanwa nk'ukuntu, ariko naje ko ntacyo nabaye. None se injangwe ntabwo ihumanya?
injangwe ubundi abana ni abantu bazi kuzirya ngo ubundi ukuraho umutwe gusa umutwe ngo niwo ujugunya ngo n'ahandi hose rwose ngo urayitogusa ukayitogusa inshuro ebyiri ubwa kabiri rwose ugakaranga ukarya ubugari bwawe ntabwo wigeze ujyaho imbwa se oya imbwa hari umutipe nanone wayibaze turi kumwe umurerwa rwose arayibaga buri inyama zayo ziba zitukuye cyane ziba zitukuye byatari noneho uzibonye wazibwira ararya ariko ntabwo nariyeho ahubwo ikindi kintu nariye ni ikintu bita ikinyamushongo ikinyamushongo urakizi ndakizi kino kiba mu kantu bikunda kuba biri mu bishyimbo kiriya cyo nacyo nakiriyeho ariko biriya biboro hagira ngo bivamo ikira n'indodo n'iki sinzi ibintu bivamo baba ngo nyama izanga mu kuwa inyama itagira igufa buriya bimeze nk'ururimi ariko umukongomani ngo ni nyama we ntabwo ajya yita ngo niyo wowe wabibaga bireba ngo yaririre rwose nayo urumva barabyibagira ngo abireba bireba nk'iki kandi ari uzibagira yaka uyu munsi wa none imyaka ufite ni ikihe kintu wumva waba warahuye nacyo kikakugora ukavuga uti iki kintu ewana cyarangoye mu buzima kikangora sinakubwira ko ibigoye ari byinshi wa muntu we ko nta kintu cyoroshye kuko feromidari ujya ubivuga neza ngo monde ya beto monde ya benefice monde ya rabe indirimbo yise monde ya rabe bivuga monde ya beto isi nyine ukuzi beti bikomeye nyine isi irakomeye ya benefice isi y'inyungu nta kintu rero cyoroshye kuri iyi si nta kintu kitagoye ibintu byose ubibona ari uko wabivunikiye nta kintu cyoroshye kuri iyi si none se yaka uyu munsi wa none wazanye umugore sibyo nizere noneho ko kwa kwiheba wari ufite mbere kwashize oya ubu bisa n'ibyashize kandi navuganye na mabuja mu kanya uwuhe mabuja mutoni yasiye mu USA mu gitondo twavuganye twaganiye nk'isaha yose arambwira ngo gahunda yo kujya kwirega ngo agiye kubishyiraho puresha muri uku kwa munani nshobora kuzaza mpita mbakubita itariki yo kujya kwirega nkajya kwa mabukwe nkajya kwirega nkababwira ko ari njye bafitiye umwana wabo kuko kugeza ubu ntabwo bazahari ariko se nanone ntabwo ari abavugisha ngo ababwire wenda ati ndaha n'aha turavugana barabizi ariko biba bingombwa kugira ngo njyeyo nigaragaze babone koko ko ari njye umufite naho kuvugana ngo turavugana teganya kuzatumira abafana bawe bazaba bari ngombwa rwose bagomba bazaba bahari bafite umwanya bazaba bahari bafite umwanya kabisa hafi ya bose tuzaba turi kumwe ubundi uriya ugeze hariya aba ari uguhesha umukobwa agaciro iwabo bakamenya ko ari kumwe n'umuntu ariko ubu ngubu bameze nk'aho nyine batazi iyabo kumuhesha agaciro mabuja yambwiye ko agiye kubishyiraho puresha vuba ngaha rwose tuzabaha itariki ngende ni perezante kwa mabuja ariko yaka nk'abantu badafite abagore kandi barageje nk'igihe cyo gushaka ni nkawe wenda nturagira experience wenda ya danje ariko iminsi umazeyo byanga bikunda hari ibintu bibiri cyangwa bitatu waba warabonye byiza byo kuba uri umuntu ufite umugore ukwitaho umunsi ku wundi nihe nama wabagira urabona nkanjye ngewe ku ruhare rwanjye ku giti cyanjye ngewe umugore wari ngombwa icya mbere nta muntu nagiraga mbana nawe n'abantu twabanaga twabaga muri geto turi abantu batatu tubana muri geto urumva ngewe ubwanjye kwibana muri geto ni ibintu byari bigoye n'amabujasi ajya kujya muri Amerika yasize ankodeshereje inzu ariko yagiye kugera ku kibuga cy'indege ibikoresho byo mu nzu yansigiye narangije kugurisha nashyize ku isoko warabigurishije matera amasafuriya amateremusi n'iki byose kandi byose yari yabigusigiye yageze ku kibuga cy'indege baramubwira ngo bya bintu usigiye yakamaze kugurisha nese umukiriya wahise umukura he ako kanya wumve ko matera nagurishije manibu yaraje arongera amusubiza amafaranga umunani yayigurishije arongera arayima ayinsubije manibu yamaze guhaguruka namurangije kugurisha urumva rero wari ubwoko wagurishije kabiri wagarujwe amafaranga inshuro eshatu urumva rero ariko ubu ngubu mfite umugore hari ikintu rwose nahindutseho urumva ntabwo ibintu byo kugurisha
urumva ubu ngubu urimo nsigaye ndi umuntu w'umupapa utaha hari umwana arari buresine ndavuga ati dada aratashye amutahanira nk'akabiswi umwana akakumenyera kuri papa usigaye anyita dadi rwose urumva ni byinshi ngiye ku giti cyanjye byaramfashije kuko sinigeze mbana n'ababyeyi urumva uriya rero dusabe ni nk'aho ari mama wanjye ni ukuvuga ubu ngubu ntabwo nyimubara nk'umugore nsigaye mubara nka mama wanjye ese yaka uramutse ugeze nko kuri bariyeri cyangwa ku ruzi bakaguhereza abantu 3 kandi urambukanamo umuntu umwe bakaguha umubyeyi wawe wenda reka tubare umwe muri bo yaba mama cyangwa papa ariko ni umubyeyi umwe bakaguha umwana wawe n'umugore wawe urambukanamo umwe abo ngabo nyine ubwo urabubasize ntuzongera kubabona ukundi wakwambukana nde nakwambukana umugore wanjye ese urumva mama wawe bari mama wawe nubwo yaba ari papa ikibi batagiye gupfa none se umuntu kwava hano ukagenda n'ababyeyi bawe barimo ukajya muri Amerika bo bagasigara hano bapfa kuba bahari gusa none se uzasazana n'umuryango wawe cyangwa hari nk'abantu njya numva bafite imyumvire ngo agomba gutura ngo hafi y'umuryango we ahantu hose hari ubuzima wajyayo rwose umuryango ukawusiga ntabwo ari ngombwa ngo uvuga ati ngo bene wacu kuva batuye Gisenyi ngo nanjye ngomba gutura Gisenyi ushobora gusiga umuryango wawe Gisenyi ukajya gukorera Tanzania kandi ukabaho ntabwo ari abantu bagira imyumvire mibi rero ngo ngiye ngomba gutura hafi y'umuryango wanjye ahantu hose hari ubuzima aho ugiye gushakira ubuzima bikarya wahaba ako wa mugani nk'aba basore kera yajyaga ashaka umugore abana n'ubundi n'ababyeyi be ugasanga nk'ababyeyi be bamwubakiye nk'inzu hanze iyo aba oya muri iki gihe urebye iyo unaturanye na nyoko bukwe usanga kenshi wenda tuvuge nka mama wanjye akagezi wanjye mu munyu mu misukari amakara yashize ugasanga rimwe na rimwe abangamira n'umugore wawe umugore wawe yamubwira ati ntabihari ngo uransuzuguye wagura umugore ntabyumve yuko ari uko bidahari gusanga bari kumuharasinga ngo ni iby'umuhungu wanjye ngo nicyo gitenge wambaye ngo ni iby'umuhungu wanjye ugasanga hajemo bifu ahubwo ngiye nkubwire n'iki gihe ntukibeshye ngo uturane na mama wawe niba ushatse umugore genda uture kure ya nyoko umenye urugo rwawe n'umugore wawe umenye urugo rwawe kandi ngewe mama yibeshye akaza kunsuzugura umugore namusekura ngewe mba naravuye iwawe niba hari icyo ukeneye niba ari icyo gitenge ukeneye ufite ubushobozi bwo kukigura nakikugurira ariko ntabwo ugomba kuza iwawe ngo uze kubangamira umugore wanjye ngo ni ukuri mama ko umugore wanjye duhurira mu buriri mama twahurira mu buriri afite inshingano ze n'umugore wanjye afite inshingano ntabwo rero waza kubangamira umugore wanjye ngo ni ukuri mama kandi hari abatipe b'abagabo nabo bameze nk'imbwa ugasanga uri umuntu w'umusore uracyagendera mu ngutiya za nyoko ngo mama ugasanga usuzuguje umugore wawe nyoko muba mwumva muri tayari mwebwe niba ari umugore wawe ugomba kumuha agaciro nk'umugore wawe nyoko nimuhurira mu buriri ariko umugore wawe muhurira mu buriri hari inshingano z'umugore wawe na nyoko n'inyoko ntabwo wamusuzugura cyangwa umutesha agaciro nk'umubyeyi ariko nawe hari abakecuru b'iki gihe rwose usanga ari kwivanga mu by'umuhungu agiye mu rugo rw'umuhungu we agiye gusebanya abakecuru barahari ako wa mugani nk'umubyeyi wawe akunda kuza kuregera nk'umugore wawe akaza akakubwira ibi n'ibi iyo ugiye ajya mu bagabo iyo ugiye bigenda gutya icyo gihe wamuha nk'ikihe gisubizo oya buriya abo bakecuru rwose ntabwo ari byiza mwa bakecuru mwe mubyumve uri mama ariko ntabwo ugomba kuza kunteranya n'umugore wanjye ibi n'ibi unyongorera hari n'abasore b'imbwa ariko ugasanga ufite umugore wawe ariko uracyagendera mu gutwi kwa nyoko ibyo nyoko akubwiye nawe ukagenda ugaharasinga umugore wawe abagore banyu mujye mubaha agaciro mayifu ese ubundi hari umuntu ushobora kukubwira ijambo ku mugore wawe bigatuma ujya gukubita umugore wawe cyangwa umubwira nabi utazi ukuri kwawe utazi ukuri ugasanga urahura ibyo nkubwira nyine hari abantu bakigendera mu kwaha kwa ba nyina kandi uzi ko washatse wasize nyoko ushaka umugore ntabwo rero umugore wawe
akwiye ntago nyoko akwiye kuza kugusenyera. Waba abakecuru barahari mwisubireho mwa bakecuru, that is not good. Babwira witamo n'akantu k'agapayinapo adena naho kunywa fanta byadukanye gute? Oya buriya agafanta urabona nk'iyo ngewe nk'ejo niriwe ndi kunywa niriwe mu kabari, uyu munsi mba nihaye repo kakakuvura hango nongere ngarure nsubire en forme. ariko ntabwo umugore wawe arakwereka yuko inzoga zimubangamiye? Mbo ntabwo ari abinyereka ngenda agasoma, ariko nagize amahirwe umugore wanjye ntanywa inzoga rwose, niyo mahirwe nagize. Ariko ntuzazinywe atwite, uzazinywe cyane ngo unywe nyinshi cyane umugore wawe atwite. Oya kandi uzi ko muri burarane buriya mu bintu bibangamira umugore utwite n'abaganga babuze inzoga nyinshi ndetse n'itabi. ahubwo njyewe umugore wanjye nimbona atwite inda igeze nko mu mezi 6 arindwi nzahita njya gusasa ubwanjye bubi. Kubera cyane rwose. Kubera igeze ese uzi icyo amategeko ateganya? Uzi icyo amategeko ateganya ku bashyingira? Ageze mu mezi kumwana umuntu avukira amezi 9 nagera mu mezi 6 arindwi hafa nzahita mfata igitanda cyane. Yesu ubikoze atabishaka akakubwira ati sheri wanjye tuzaguma turarane mpaka mbyaye. Ariko nibyo kereka wenda nzahita nsasa ubwanjye. Okay, wenda se hari umugabo uryama nabira wenda ngo tuvuge ngo waba utinya ko wenda ntabwo wumvisha, ariko ibintu byabaye hari no za Karembe. Indaya yari itwite indaya noneho ibona umukiriya, ni kwa kundi bacuruza umubiri, umukiriya araza. Urumva umukiriya we yashakaga gukura mwaye, bana yakoresheje imbaraga zose zishoboka ngo umwana aragenda yitambika mu nda y'umukobwa. Umukobwa twamujyanye ku bitaro bana yenda kuvamo umwuka. Yaje gusoza gute? Yaje kubyara cyangwa inda yavuye? Abaye muzima, ariko naravuze ati akazi k'uburaya ntabwo ari akazi. Anytime buriya abari muri risike y'urupfu. Abari muri risike y'urupfu. Abari muri risike y'urupfu. None hari umukobwa nzi wibye umusirikare, umukobwa yari indaya nawe. Yibye umusirikare amafaranga. Umusirikare yaragiye afata imbunda mu kigo, yamushakishije icyumweru hano i Kigali. Yaramubonye amukubita amasasu magazini yose. Umukobwa twamushyinguye utamenya umuntu uwo ari we, ari inyama gusa. Ese yaka buriya kugira ngo umusirikare afatwe na depression, wigize kumva umusirikare warasha abantu Gisenyi? Numvishije muri Nyamasheke. Buriya kugira ngo umusirikare watojwe discipline, ufite indangagaciro z'igisirikare n'iz'igihugu abereyemo nyine umusirikare, ariko akagera kuri level yo gufata umwanzuro wo kurengwa na depression akarasa abantu cyangwa se nawe ubwakirasa, biba byatewe n'iki? Bana nyine kwihangana biba byamunaniye. Buriya iyo ufite imbunda nawe ubwawe ni urupfu. Buriya njye imbunda buriya ni urupfu buri kugenda, kuko nawe ubwawe ushobora no kwirasa. Hari n'ukuntu buriya hari umusirikare nzi yari afite ikibunda cya siliforodingi, turi kugenda abaranyereye yikubita hasi, sefu yayo yari yaroroshye, ubundi ihita imukubita akaboko karacika. Akaboko karacika. Hari n'undi nzi wigeze kwirasa mu kirenge, nase nta muntu wirasa agapfa. Nanjye ubwanjye nari ngiye kuyica. Reka hari igihe nari mfite imbunda n'abantu biti rubari, kandi wowe utinya urupfu. icyo gihe nari nesikotinze, nari nicaye gutyo uko nicaye, noneho imbunda nari nayiteretse mu maguru, sinzi ukuntu nasinziye gutya. Noneho icyo gihe nagenda na gisasu mu cyema, noneho akaba nuza sefu yayo yari yaranyereye. Sinzi ukuntu byagenze, ngiye kuba numva isasu ngo zamuraho mikoro, urumva isasu riba rirazamutse, kandi umututu wari umeze gutya. Amahirwe nagize wari imbere gato, riba ryarafashe hano cyangwa nyirasa umutwe. Naho ngiye kwica Fanda arasohoka, yari ari mu nzu ari kunywa inzoga, ngo ninde urashe, ndamubwira Fanda rirancitse, ahita asubira mu nzu. Ariko ubundi kubera iki umuntu iyo nk'umusirikare yapfiriye ku rugamba bakunda kurasa hariya ku irimbi?
iyo ni imihango ya gisirikare ntabwo napfa kumenya kumuha icyubahiro ntabwo namenya impamvu barasa mu irimbi ariko gusa nanjye njya mbibona ko babikora ariko ntabwo nzi impamvu yabo ariko impamvu njye nkeka wenda nkeka yuko ari ukumuha icyubahiro nk'umuntu wapfiriye ku rugamba kuko n'ubundi isasu n'ubundi ariko ntabwo babikorera uwarasiwe ku rugamba gusa umusirikare wese wapfuye kuba yarakoze n'ubundi ubutwari bwiwe kugira ngo wamugane bari ukumuha agaciro ko apfuye gisirikare apfuye n'ubundi ari umusirikare kandi uwadizatinze ntibabimukorera ahubwo ushaka kuvuga yakase ejo bundi inzovu yakakunazemo ariko njyewe kudezatinga kwanjye njyewe byari ngombwa kuko njyewe nari maze no kunanirwa kuko nari maze gucoka nagombaga kujya gutumuza akaguru karanze ariko ni time njye nanasubira ku kazi ubu ngubu rwose ubu uri sere baguhaye imbunda ubu kabisa wasubirayo neza njyewe uzabaze n'usikare twabanye njyewe hari ukuntu bavugaga ati tugiye kwataka hagiye wabaga muri battalion njye nabaye mu special one mu mesikoti yo kwa Fanderura special one twari tuyobowe na Fande Birinda Bravo twabaga ahantu bititebe waruvuze ngo twabanye mu special one waruvuze ngo iyo wajyaga nko kwataka njyewe baratugiye ku rugamba njyewe nagendaga mu b'imbere ntabwo njyewe meze nk'abandi bagenda inyuma bikoreye amasafuriya n'ibigori njyewe ngenda muri atake muri advance park ijisho ryawe ryari mudahushwa bana njyewe rwose abantu baranzi kwari amusikari bwira ati ngo ni bande bari bujye muri advance bari bujye imbere bamwe ukabona bahise barwara malariya ndabona kakubwira ati rwose njyewe wapi wakoreshaga iyihe mbunda ariko njyewe nagendaga imbere ubundi ushobora kugenda inyuma ikompora rikaza rikabasanga inyuma wawe n'uri imbere akarokoka wakoreshaga mugo mwabaga mufite nk'ubuhe bwoko nakoreshaga Kalashnikov n'ibisanzwe ariko nigeze gukoresha na RMG nigeze kuyikoresha n'agapistori ko kugura ariko nta mbundi itica na pisto yakwica ntabwo uri uba rero ngo waba ufite agatuza kanini urasa mashini gani ngo ni igitangaza nta mbundi itica na SMG irica yewega none se yaka uyu munsi wa none urateganya kujya kwirega urumva urateganya kujya kwirega ugakwa niba gukosha nk'inka wenda urugero udafite uzabigira gute niba nkosha bakabona ntabwo biri kuvamo bazamusubira mbese nabigira oya yaka mu muco nyarwanda iyo wakunze umugore wawe gukwa ni ngombwa ariko njye ntabwo ndi umudiyasipora nzakwa uko nifite kuko aba bantu b'iki gihe kubera abadiyasipora nabo abadiyasipora batumye abantu dusigaye niyo mpamvu abantu batinya no kurungura umuntu araza bagakwa miliyoni 50 umuntu araza agakwa miliyoni 50 cyangwa 40 njyewe rero yaka nakubwira ngo ndagukunda kwihumbi 300 kubera ko ari byo wifitiye kubera ko ari byo nifite urumva rero aba diaspora nabo badukoze akwa mugani ngo abasore bamaze kudutwara abakobwa mu Rwanda cyane uyu mu diaspora araza agakoye amafaranga noneho niyo mpamvu usanga inkwano bazongeye ibiciro kubera aba diaspora niki ariko nko mu cyaro mbere wakwaga n'ibihumbi 200 si ibihumbi 200 si harimo akanyana harimo inyana ntoya ariko ntiwapfa kuyibona ntiwapfa kuyibona iyi nka zirahenze njyewe niyo kuvuga ngo uramye inka njyewe mpita mbaramo ibiro by'inyama umuntu yaguhaye inka uhita ubaramo ibiro by'inyama mpita mbaramo ibiro by'inyama ni ukuvuga ati ndayireba nkavuga ati iriya nka roti ikiro nangahe mwana w'imasisi inyama uba wazibariye oya njyewe ntabwo nkiri mu bya kera bya bindi bya byo korora iwacu cyangwa byo korora njyewe rwose mpita mbaramo burusheti zirimo ase yaka ubundi wowe ukunda inyama cyane ukunda inyama cyane oya inyama ndazikunda nta n'umuntu udakunda inyama tubura turi kureba mabuja asiya mabuja asiya iwabo ebana bafite ni ukuvuga barya inyama buri munsi ni ukuvuga bo bafite n'ibagiro
ariko mabuja nawe yakundaga akaboga kandi baba barya inyama buri munsi banezivukiyemo urumva ese bizinesi yafite ibagiro rya danje none se yasiye ko yazivukiyemo ko yabonaga akaboga bakaranze ijisho niriveye ijisho nese yaka ari agafi n'inyama y'inka ukunda iki? sha ifi ndayikunda ariko sha nkunda akanyama ifi ndagara buriya zigira vitamine kurusha inyama buri ndagara ngenda bizi no mu gisirikare mu gisirikare barazita hano mu gisirikare RDF imbere baraziryaga ndagara uzarebe bano barwayi ba sida abarwayi ba sida iyo bagiye kuba bino biryo by'intungamubiri kugira ngo babashe ya miti haba harimo indagara hakabamo imbuto hakabamo inyama ariko indagara ntabwo zishobora kubura buriya niba ufite abana mu rugo ukabona batangiye kuzahara indyo yuzuye ugomba kuba ufite indagara kwa kundi uba utetse ibishyimbo ugatereramo dukeya kwa kundi uba ukaranze imboga ugatereramo dukeya n'ibishyimbo babivanga n'indagara se? ibishyimbo ukaranze ibishyimbo ugashyiramo indagara ni sawa kabisa ukarya umuceri wawe nubwo warisha akawunga nubwo warisha ubugari ibishyimbo mu ndagara bari sawa cyane. Ako ni nk'iyihe ndyo urya nyine ukumva urayikunze kabisa kuruta izindi? Cya kintu ushobora kurya uyu munsi ejo ukakirya ejo bundi ukakirya ntukiramira? Ni imvange iraniryohera ariko gusa ibirayi burya ntabwo wabirya buri munsi ariko impungure n'ibishyimbo urabirya umwaka ukarangira. Nzagukorera content imwe y'imvungure nkukorere surprise uze mu kiganiro usange nagukubise imvungure n'ibishyimbo no gukaraba kabisa nkazitana. Burara abantu bagera muri gereza ngo ngiye ngo ndwara igifu uzazirya nuzanguzire kuko njyawe ngo nazo ugiye muri gereza ubugira ngo urarya ifiriti cyangwa ngo baragutekera umuceri ngeze muri gereza ngo ngewe ngo ntabwo ngo njya nshobora ibigori hari buri iwanyu ugomba kurya ibigori n'umuntu akwamugana utuvungure tubari sawa cyane. Hari umutipe twafunganywe bamwita Tibrese twagezemo impungure yakoragamo kabiri yewe buriya mba mfite apeti ku mpungure n'igishyimbo mba mfite apeti rwose ndabitemuka. Hanyuma umwumbati ugeretse ku gishyimbo waraye neza? umwumbati nawo aba ari sawa nubwo gusa ibintu by'iki gihe ntabwo ari nk'ibya kera usanga ntabwo ubifite ubutaka bwarashaje bazanyemo amafumbire n'iki. umwumbati wa kera ntabwo ari uw'iki gihe umwumbati wa kera waba ufite umwimerere ariko hari undi mugabo twafunganywe yaranyemeje. hari abo bita trafiki ni babandi nyine baba barafunzwe bakoze ibyaha by'ibinyabiziga bo mu muhanda for example ugufata utwaye wasinze uwo rero bamufasha atwaye nta perimi nari umugabo munini ubyibushye yamaze iminsi 5 atarya kubera iki? Impungure rwose impungure zamunaniye iminsi 5 irarangira aryamye kuko buriya bari abatrafiki babafunga iminsi 5 bagakora ku gata swate bagufashe wasinze nta byangombwa bagufunga 5 jours bagakora ku gata. Uwo mutipe yamaze iminsi 5 atarya avuga uyu muntu naba 5 jours ngiye n'amasaha no kuva mu gitondo kugeza saa 9 mba nahwiriye. Nigeze kujyana n'umukobwa hano mu rusengero kwiyiriza bya bindi baye kwiyiriza nageze saa 9 nenda kurira reka kandi ngiye mu gitondo namubwiye ati rero nubwo tujyanye ngiye rwose inzara ya mu gitondo sinayikira angurira hano ikivuguto n'irindazi ariko nagejeje saa 9 ikivuguto n'irindazi bijya kugeza saa 9 wenda gupfa amaye nkada rero buriya namenyere kurya buri kanya ntabwo ndya ibiryo byinshi pe ariko dusaba arabizi hari n'igihe saa 9 yumva nageze mu masafuriya nabyutse nkamusiga mu buriri nkahita nikata mu masafuriya z'ijoro nkongera nkajya kurya reka ubwo si ushonje kandi uba waraye uriye. Ndewe nshobora kurya harya dukeya bitewe n'ukuntu mba niriwe nkatakutu ducano hari igihe muzana n'amakotenti y'imireti n'iki ugasanga ngezeyo ndi kumva meze nk'uwasi
nkanabireka nyiryamye saa 9 nkabyuka nkarya cya saa 10. None se wigize ujyaho ibyo bita isogi isogi naziri isogi urayizi wigize uyirishaho umutsima w'amasaka nigeze nyirishaho ubugaraho ubugari bw'inyumbati bimeze nk'ishari umutsima w'amasaka wawuriyeho se umutsima w'amasaka narawuriye umeze gute se umutsima nyine umutsima nyine ukomeye kabisa. None se ubu nk'abantu bafata isogi umutsima w'amasaka wowe wagira ngo birasharira sibyo nawe ubwawe umutsima w'amasaka ntabwo ubishariye ahubwo isogi n'ibishariye ibaze nk'abasaza ukuntu bayikunda urabona uzareba abasaza ba kera niyo mpamvu uzasanga umusaza wa kera ashobora kugufata uri umusore w'iki gihe ntumwikure kubera imitsi bikomeye kubera imitsi barakomeye bari ibiryo bya kinyarwanda by'umwimerere. Yaka turimo turagana ku musozo nicyo wabwira abantu ba Wisdom? Mucyo nabwira abakunzi ba Wisdom TV nkeneye support yanyu ejo cyangwa ejo bundi ndabakubita itariki kuri iyo mikoro bakumve neza cyo kujya kwirega kujya kwirega bana nkeneye ubufasha bwanyu nimero mwanshakiraho iri kuri WhatsApp madamu niwe uyifite ni 07 939 10 324 iyo nimero niyo wanshakiraho madamu afite babandi bapinga rero ngo ntago ndi umusirikare private caporal sergent premier sergent sergent major ajda chef premier lieutenant capitaine major lieutenant colonel general major uwo musivile wahageza wowe Yakamwana official yitwa Gasore Pacifique. Twemereye dusoze tubwira abakunzi ba Wisdom ngo dukore subscribe niba tutarayikora tubane mu biganiro byacu by'ubutaha. Yakamwana wakoze kuza? Asante sana. Sawa. Sari ariko binago bibaho nta muntu utera salute yica. Ni ya zamani. Forest